turaganira ku kindi cya gatatu cyerekeye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zigirira umumaro nyirazo. Imbaraga z'Imana zigirira umumaro uzitunze. Kuko imbaraga z'Imana zibasha kuturinda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo jyewe kubera imbaraga z'Imana mpora numva ko umuhamagaro wanjye nakomeza mbwiriza ku buntu bw'Imana, ukuntu Imana igirira neza abantu b'Imana, ukuntu Imana ishobora gutabara umuntu mu bihe bitandukanye, kubw'imbaraga z'Imana twiringiye. Kubw'imbaraga z'Imana twiringiye tukabasha kurindwa n'izo mbaraga, tukabasha kubaho mu nkomezi z'izo mbaraga, tukabasha kunesherezwa muri izo mbaraga z'umwuka wera w'Imana twiringiye. Njye nabonye ko iyo turi mu mbaraga z'Imana ibintu byose bishoboka. Pawulo we yaravuze ngo bishobokera uwizera. Rero ntiwakwizera utari mu ijambo ry'Imana. Kwizera tuguhabwa n'ijambo ry'Imana, kandi ntiwakwizera utabwiwe amagambo y'Imana. Izo mbaraga z'Imana rero dukura muri iri jambo nizo ziturinda mu buzima bwa buri munsi, nizo zitubeshaho, nizo zituremera intsinzi ku gakiza k'Imana. Rero nkunda kubwiriza ku mbaraga z'Imana. Umuntu ubanye n'imbaraga z'Imana ntagakorwa n'isoni. Umuntu wisunze imbaraga z'Imana imuremera ubuhamya, ikamuhindurira amateka, ikamukorera ibyo atabasha gukora ku giti cye. Koko hari imbaraga z'Imana zidukorera uko bukeye n'uko bwije, kubw'ijambo ry'Imana twizeye. Rero ndararikira abantu bose kuba mu mbaraga z'Imana, kuba mu bushobozi bw'isumba byose, kuba inshuti y'Imana, ukaba muri Kristo, ubugingo bwawe bwose ukabushyira mu Mana, kugira ngo uzabashe kujya ubwira abandi icyo wasaruye mu ijambo ry'Imana. Icyo dusarira mu ijambo ry'Imana rero ni imbaraga z'ubushobozi bw'Imana bwinshi. Kuko niko mu Baefeso hatubwira ko mu Baefeso ibice 6 ku murongo wa 10 aravuga ngo tumaze kumva ijambo ry'Imana, tumaze kubwiriza ubutumwa bwiza, ibisigaye bene data mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana bwinshi. Nta nubwo yavuze bukeye, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, kuko tudakirana n'imyuka, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Rero isi iratuzi ko twakijijwe, n'abadayimoni barabizi ko twakijijwe, n'imiryango yacu irabizi ko twakijijwe, ariko ikiruta byose bakwiriye kubana muri twe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana tubasha kubwira abantu b'Imana. Rero dufite Yesu, dufite byose, kandi dufite ijambo, dufite gutsinda, dufite kunesha. Ntago dutsindwa, turi abatsinzi ndetse no kurushaho. Amahoro y'Imana bane namwe, data bagirire neza. Amen. Amen.